ubuzima bwiza yewe munyarwanda. ese ubu ntashonje sheri wamuhaye ibere? ibere se simaze kurimuha ahubwo ubanza afite ibitotsi ubu hari gukwa mu biki ubundi agasinzira. aka gakobwa kararira we, ubanza tubyaha kandi nkako wahita ukamarira nkajya ngahoze nkanakonsa. sheri w'ikintu uvuga ibyo kubyara undi mwana, reba twabyaye intwari turavuga ngo tuzongera kubyara undi ari uko yagize imyaka 3. ako kanya keza baravutse, ndakubwira ntituboneze urubyaro urabyanga ngo urabizi neza ko nta wundi tuzabyara, none dore n'undi araje, abana babiri bose koko tubyaye tutabiteguye, byanze bikunze ngomba kujya gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro bugezweho. Naraguhakaniye sheri, naraguhakaniye rwose, ntabwo ushobora kujya kwiteza biriya bintu. nese wishimiye gukomeza kubyara abana tutateganyirije? Sinishimiye kubyara abana ntafite ubushobozi bwo kurera, ariko kandi ndagukunda, sinishimiye no kuguca inyuma. nese ko azampagarika gusaba mu gihe runaka tuzumvikana, hari uko ngiye guhagarika kugupfumbata? uzaba mfumbata se ubushake wabukuye hehe ko umugore wagiye muri biriya bintu atongera gukenera umugabo? byo ntubwa mbere byumvise koko? ibyo bintu wabikuye he mugabo wanjye? ko bari beratana abavestina bose baboneje urubyaro, buriya tuvuge ko ntacyo bapimira abagabo babo? Nibyo rwose ngiye narabyumvise. kwa mugenzi ko muvuga buke muri kurya. Komeza ntiduheje mujyana. murakoze. Wiriwe dati? Wiriwe neza. Yego, wowe n'akabebe se mumeze mute? Tumeze neza rwose, nta kibazo gafite karonka neza, nuko sanze gasinziriwe ugateruka kareba. nawe umeze neza se mujyana? Meze neza rwose, murakoze. ni byiza niba nta kibazo kagize kidasanzwe muri bimwe nakubwiye. ndashaka ko tuganiza njye n'umugabo wanjye kuri gahunda yo kuboneza urubyaro. nta kibazo. ariko sheri nawe nibyo nkwangira, birakora gahunda zacu bwite ugujye kwimujyanamo gute? si umujyanama w'ubuzima se? reka tugire inama twembi twumve niba nyine bimwe wavugaga nyine bifite ishingiro. mumbaze rwose nta kibazo, gahunda yo kuboneza urubyaro bayiduhuguyeho bihagije, ndumva ibibazo byose mwayigiraho nabibasubiza. mujyana, ndakumva. njye n'umugabo wanjye tumaze kubyara abana 3, ariko twabyaye twabiteguye n'umwe gusa, uwa kabiri n'uwa gatatu nashidukaga nasamye rwose tutazi igihe nasamiye. none se nyine mwaboneje urubyaro mukajya musama mwabiteguye? nibyo ndimo kubwira mugenzi, ariko yanze rwose mujyana. aranga se ngo sinaboneza urubyaro ngo kuko bamubwiye ko umugore iyo aboneje urubyaro ngo atongera gupfumbata umugabo wera. yego baba rero ayo makuru ameze gutyo wayakuye hehe mujye? ibyo se si ibintu bizwi hose ko umugore wiwe amacuku biri n'ubushake. Ibinyoma ntabwo ari byo byumvise ngo niyo yakwijajara akakwemera, biba ari nko kwasa urutare nta kiba kigenda rwose. aha ibyo ni ibihuha mujye rwose. umugore waboneje urubyaro arakomeza agakora imibonano mpuzabitsina nk'uko bisanzwe. wibuze umugore wawe rero uburenganzira bwo kuboneza urubyaro. ubundi se arinda ajya kujya kwishyirishamo utwo dupira cyangwa kwijombaguza ibyo bishinge kuki? ngiye ko mfite uburyo nzabigenza ntitwongere kubyara. yewe ibyo ni ukwibeshya mujye. uburyo bwo kuboneza urubyaro bugezweho nibwo bwizewe, urumva? nk'umuryango rero mukwiye kugana ivuriro mugahabwa inama ku buryo butandukanye bwo kuboneza urubyaro, noneho mugahitamo bubabereye. none se mugabo mwiza, kuvuga ngo hari ukuntu uzabigenza, ubu tugize abana 3 bose utavuga ngo hari ukuntu uzabigenza? ntiwumva nyine cyakora byo hari igihe nibeshya ngashiduka kabaye ntamenye igihe kabereye, ariko kwibeshya bibaho. igisubizo cy'uko kwibeshya kwawe rero no gukoresha uburyo bugezweho. urumva? none se ubu wibeshye ukageza kuri 7 uzababonera amashuri bige neza? yego ko bana rero ngo 7 mujyana none bose urenda uvuga amashuri se ibiryo byo nabibabonera? wakabimenye. nuko rero sheri rwose mera natwe dukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro bugezweho, sibyo? cyakora ubwo wumva ziriya gahunda zikomeza zigacamo nta kibazo sheri. ngiye cyo narwanyaga nuko byari kuzanga gucamo ugasanga nta ngengeso zo kuguca inyuma, kandi rwose sinabikora. hanyuma sheri karame, reka ejo tuzajye ku kigo nderabuzima dufatanya guhitamo uburyo tuzakoresha. mugabo nawe mugore umenye ko uburyo bugezweho bwo kuboneza urubyaro aribwo bwizewe. nk'umuryango mugana ivuriro ribegereye kugira ngo muhabwe inama ku buryo butandukanye bwo kuboneza urubyaro, maze muhitemo uburyo bubanogeye, bizabafasha kubyara umubare w'abana mwifuza kandi mu gihe mwifuza. ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC na Intra Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.